iby'Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora, ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Tuzaba ibihumbi turamye umukiza, tuzamuririmbira twese, uri Imana ikiranuka muri byose, ubuntu ni nta mutuzira, uri Imana ikiranuka muri byose, ubuntu ni nta mutuzira. Mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya, ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito, ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito. Haleluya, 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 Imana ishimwe. Ndabasuhuje cyane bakunzi ba Alliance Official, amahoro y'Imana bane namwe. Narimba kumbuye cyane, Imana ibahereza umugisha. Nshimira wowe wafashe umwanya wawe ugakanda subscribe. Umva, Imana iguhereza umugisha, Imana iguhereza umugisha mwinshi. Ntukagire icyo uburira mu biganza by'Imana, kuko amaboko y'Imana ni magari, amaboko y'Imana ajya ahora aguteruye, ntazagushire hasi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amazina yanjye nitwa Uwabijuru Alliance, ndi umukobwa ushima Imana. Imana iduhana umugisha. Tugiye kuganira ku magambo y'Imana. Ni uko iyi ndirimbo sinzi ukuntu ije, ngo mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ngo ariko ngo nzi yuko nzabimenya, ngo ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari ibyo mu gihe gitoya, ngo ni kuki turizwa ngo n'ibyago biriho kandi ari ibyo mu gihe gitoya. Bishatse kuvuga ngo ni ukubera iki turizwa n'ubukode bumaze igihe kirekire kandi ari ubw'igihe gitoya. Bishatse kuvuga ngo ni ukubera iki turizwa n'abagabo cyane, ngo dushaka abagabo mw'abakobwa, ni kuki turizwa n'ibyo ngibyo kandi ari ibyo mu gihe gitoya, ngo ni kuki turizwa n'ibyo ngibyo kandi ari ibyo mu gihe gitoya, ngo mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ngo ariko ngo nzi yuko nzabimenya. Bishatse kuvuga ngo turi mu rugendo, dufashe igihe mu ntambara, Satani ahora arasa imyambi uko bwije n'uko bukeye, ngo ariko ngo ni iby'igihe gitoya, ngo ni kuki turizwa ngo n'ibyago biriho. Bishatse kuvuga ngo intambara z'umukristo ngo ni agasabune. Bishatse kuvuga ngo iyo ufite agasabune urafura. Bishatse kuvuga ngo imyenda ihora yanduye. Bishatse kuvuga ngo kubera icyo uri umukristo ukaba uri kujyanwa kure n'ibibazo, wigira ubwoba. Niko gasabune k'umukristo, niko gasabune k'umugenzi. Bishatse kuvuga ngo uru rugendo twatangiye, ngo ni bangahe bazarusohoza? Uru rugendo twatangiye ni bangahe bazarurangiza? Haleluya, haleluya. Uru rugendo twatangiye, ngo ni bangahe bazarurangiza? Ese ni bangahe bazarusoza? Ese wa mubyeyi we, ko twatangiranye uru rugendo, ese nawe uri mu bazarusoza? Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uru rugendo twatangiye, ngo ni bangahe bazarusoza? Haleluya, haleluya. Bishatse kuvuga ngo haranira gusenga, uharanire kubana n'Imana, uharanire kubana n'Imana muri uru rugendo, kugira ngo nawe uzabe muri ba bandi bazabasha gusoza urugendo amahoro. Haleluya. Mana nyagasani, uyu munsi naje mfite ibyishimo, naje mfite kwizera kwinshi. Bishatse kuvuga ngo hari ibyo Imana iri kugenda ikora, hari ibyo Imana iri kugenda ivivagura, hari ibyo Imana iri kugenda ihindura. Bishatse kuvuga ngo nawe mu ruhande rwawe Imana igira ibyiza inyeganyeze, Imana izigira ibyo ihindura ku buzima bwawe. Ibyari bisa nk'ibiguhagurukiye, ayiwe Imana nayo ibihagurukire. Ibisa nk'ibikuboshe, Imana izica uwo mugozi. Nezezwa no kubohorwa, nkabona uko ngukorera. Haleluya, haleluya. Iyi ndirimbo iravuze ngo uzaze uca uwo mugozi, ngo uzabumbashe umutima, ngo nezezwa no kubohorwa, ngo nkabona uko ngukorera.
bishatse kuvuga ngo ugifite ibintu bikubashe ntabwo nta kuntu wabohodwa, ariko iyi Mana ikwiye gukora deliverance ku buzima bwawe ukabohodwa kugira ngo ubone uko ukorera iyi Mana. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Tugiye gusoma amagambo y'Imana, ariko reka tubanze dusenge. Mwami Imana yacu, ushoboye byose nta kikunanira. Ayiwe, iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera. Ni wowe ujya uhirika imisozi itabimenye, ni wowe ujya ukamisha inyanja, ni wowe Kristo. Ayiwe, ni wowe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Oya, turakwiringiye, tugiye kumva amagambo yawe. Ndakwinginze ubanze watubabarira, tubabarira gukiranwa kose watubonyeho. Turi abanyabyaha, Kristo dutuye mu isi. Ayiwe, Yesu waravuze ngo wasi ugushije ishano kuko umunyakiba kumanukiye. Niyo mpamvu ducumura buri munsi. Ayiwe, niyo mpamvu Kristo nkwinginze kugira ngo utubabarire gukiranwa kose watubonyeho. Ijambo tugiye kumva reka rishinga imizi mu mitima yacu kugira ngo rizatubere impamba n'urwego bizatugeza iwawe mu ijuru. Bana natwe Yesu none n'iteka ryose, amena. Haleluya, haleluya. Tugiye gusoma amagambo y'Imana ari muri Mariko 8 umurongo wa 22. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu ahumura impumyi. Haleluya. Ngo bagera i Betsaida bamuzanira impumyi, baramwinginga ngo ayikoreho. Ayifata ukuboko, ayisohokana mu kirorero, acira amacandwe mu maso yayo, arayirambikaho ibiganza, arayibaza ati hari icyo ureba? Ako nakabazo. 24 irararama iramusubiza ati ndareba abantu ariko barasa n'ibiti bigenda. Arongera ayishira ibiganza ku maso, iratumbira irakira, isigara ireba byose neza. Haleluya. Amen, amen. 26 ngo nuko aramubwira ngo atahe, ati nturushe winjira mu kirorero. Haleluya, haleluya. Dusomye amagambo y'Imana ari muri Mariko ngo Yesu ahumura impumyi, bishatse kuvuga ngo ibyawe bisa nkaho bitari kureba neza. Iyi Mana izi bihumure mu izina rya Yesu. Nawe ibyawe uri kubona byaranze, ibintu bitagira ishusho, iyi Mana igiye kubihereza ishusho. Ibintu ubona byaranze, iyi Mana igiye kuza ikoresha itegeko, nawe bikunde mu izina rya Yesu. Uyu mugabo nta cyaha yari afite, nta nubwo yari yaracumuye, ahubwo kwari ukugira imirimo y'Imana yerekanirwe muri we, kwari ukugira ngo imbaraga z'Imana zibonekanirwe muri we. Bishatse kuvuga ngo hari igihe ibibazo urimo n'ubuhamya. Ayiwe, Imana ibiri kugushakira n'ubuhamya bw'ejo hazaza. Imana ibiri kurema hagati muri wowe. Imana ishimwe. Ngo nuko maze Yesu ngo aragenda, ngo bamuzanira umugabo wavutse ari impumyi. Nta cyaha na kimwe yari yarakoze. Mama, wikwicira urubanza, wikwicira urubanza. Imana ishimwe. Nta cyaha ufite, nta na za karande zikuriho, ahubwo ni ukugira imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe. Imana ishimwe. Ngo nuko maze ngo umugabo baramuzana, ngo bamaze kumuzana ngo Yesu ngo arangije ngo afatirwa acira hasi, ngo arangije ngo atoba kondo. Haleluya. Mu buzima busanzwe tuzi yuko icyondo, haleluya, iyo umuntu kimugiye mu maso ahita ahuma. Imana ishimwe. Ariko ndagira ngo nkubwire, aho ubona nta nzira ni Imana igiye kunyuza ibyawe. Aho ubona nta gisubizo cyanyura ni Imana igiye kunyuza ibyawe. Aho ubona nta bubasha wahagira, aho ni Imana igiye guhera ikora mu izina rya Yesu. Ngo maze ngo Yesu ngo acira hasi, ngo atoba kondo, ngo arangije ngo akamusiga ku maso. Haleluya, haleluya. Ngo maze ngo akimara kumukoza ku maso, ngo arangije ngo aramubwira ati urareba iki? Haleluya. Haleluya, haleluya. Iyo Imana igiye kugutabara, urabanza ukareba ibintu, abantu ukababonamo ibiti, urabanza ukareba ukabona nta nzira, urabanza ukareba ukabona ntibikunda, ukareba ukabona biri kwanga, ukareba muri business ukabona biri kwanga, wareba mu rushako ukabona biri kwanga. Yesu nashimwe. Ngo nuko maze ngo arangije ngo arongera akora ku maso. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire, iyi Mana yongera ikore ku maso, iyi Mana yongera igire muri business, yongera ihakore urushoro bikunde, iyi Mana yongera ize ikore ayiwe ku rushako ibintu byongere bikunde, iyi Mana yongera ize ikore mu bana ubwenge buga
ugaruke Imana ize yongere gukoreho. Haleluya, haleluya. Ngo maze gurangisha kongera kumukoraho bwa kabiri, nagira ngo nkubwire hari sede ya kabiri ku buzima bwawe. Nubwo iya mbere baba barayikorakoye, nagira ngo nkubwire ngo hari sede ya kabiri. Iya mbere nubwo baba barayubitse, nagira ngo nkubwire ngo hari sede ya kabiri ku buzima bwawe. Imana yacu nishimwe. Amen, amen. Ngo arangishe kumukoraho bwa kabiri. Haleluya. Burya agahinda si uguhorurira, burya ibibazo si uguhora usaba. Hari igihe Imana izagutera iteka, ibibazo byawe bikagira iherezo. Haleluya. Ibibazo byawe bikwiye kugira iherezo, kuko warasenze, kuko wubasha Imana. Bikwiye kugira iherezo, kuko hari icyo wavuganye n'Imana, kuko hari inzu y'Imana wibitseho. Ngo arangishe kumukora ku maso, aravuga ati mwami we, akanyamuneza kamuza ku maso. Aravuga ati mwami we, noneho ndareba neza, noneho ndareba neza, noneho ndareba neza. Nawe ugiye kuvuga ati Yesu we, noneho ndareba neza, amashimwe aruzuye, noneho ndareba neza. Nubwo keredi byaza bimeze ukundi kuntu, Imana ishoboye kongera gukoraho bwa kabiri, Imana igashira iherezo. Nubwo ibyaha byaba bigeze ku munsi wa cyamunara, Imana ikwiye kuzana sida ya kabiri ku buzima bwawe. Tugiye gusengana, tugiye gusenga, tugiye guhamagara Imana yorukize mu byawe. Tugiye kongera guhamagara Imana igarukane, igaruke, yongere gukoreho bwa kabiri. Twabonye neza ko iyi mpumyi ubwa kabiri yarebye neza, niyo mpamvu tugiye gusenga Imana ikongera ikagaruka. Nubwo waba warajyanwe inyuma n'ibihe, ukaba waravuye mu byizerwa, nagira ngo nkubwire hari sede ya kabiri igiye kuza ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Mwami Imana yacu, Mana nziza, ushoboye byose nta kikunanira. Ayiwe, iyo uvuze biraba biraba, iyo utegetse birakomera, iyo uvuze ngo biremwe nonaha, aba ari nonaha Yesu. Natwe dushaka ibiremwe nonaha, nk'uko ijambo ryawe ryabivuze ati biremwe nonaha si ibya kera. Niyo mpamvu nkwinginze, wongere uremere ababyeyi, wongere uremere abapapa, wongere uremere urubyiruko, abashaka akazi ukabahereze. Ongera udukoreho ubwa kabiri. Ubwa mbere turabizi wadukozeho, ariko byaranze, twongeye bigenda kwa kundi. Niyo mpamvu tukwinginze, wongere udukoreho ubwa kabiri mu izina rya Yesu. Nubwo sede yacu abantu bayikorakoyemo igatakaza agaciro, ongera uhereze agaciro ibyacu. Diplome zacu wongere uziheshe agaciro. Byiringiro bizima, dusengeye abarwayi. Ayiwe, reka wongere ubakize abadwariye kwa muganga, abadwariye mu rugo, reka wongere ubagereho, wongere ubakize mu izina rya Yesu. Buri wese ku cyifuzo afite nonaha turategetse mu ayiwe, kubw'imbaraga z'Imana, kubw'imbaraga za Mwuka Wera, umusubirize kwiyubahisha none n'iteka ryose. Amen. Turabakunda cyane.